Bakunzi b'Isaro Life TV nongeye kubasuhuza. Wari uzi yuko umugati w'umweru ushobora kugutera constipation? None se waba uzi yuko inkoko itetse mu mavuta cyangwa se ibyo bita sosiso ari inzira yihuse yo kwangiza igogorwa ryawe? Mwigire hino rero tubiganireho neza, mbabwire icyo abashakashatsi babikozeho. Hanyuma ku muntu waba ugeze hano bwa mbere turamusaba gukora subscribe, agakora like, agakora share ndetse agashyiraho na comment uko abyumva. Ubwo rero muhora mukoresha ibintu bakunzi b'Isaro Life TV ariko mutazi ingaruka zabyo, mugakurikirana uburyohe ariko nyuma bigenda bikwica buhoro buhoro. Tugiye kurebera hamwe rero ingaruka z'inkoko itetse mu mavuta cyangwa se umugati w'umweru hamwe n'icyo bita sosiso. Ni ukuvuga ngo rero iyi nkoko itogoshejwe mu mavuta ashyushye cyane kugeza ihindutse umuhondo cyangwa se umukara woroshye hanze, ariko imbere igasigara yoroshye kandi itoshye, iyi ngiyi ishobora kukurangiza rwose. Bakunzi b'Isaro Life TV rero ndashaka yuko ibi bintu nabyo mubimenyaho mukabigiraho ubumenyi buhagije, wajya unazikoresha ukazikoresha ku rwego ruto cyane kuko bishobora kugutera ikibazo kinini cyane mu mara yawe. Ni ukuvuga ngo rero inkoko uburyo baba bayikozemo ni uburyo bakatamo nk'inkoko mu ibice, bagashyiraho wenda ifarini, bakaba bakongeraho akunyu n'amapavuro n'amatungurusumu n'ibindi birungo, barangiza bakabishyira mu mavuta cyangwa se bakaba babishyira no mu mafuru ku buryo mbega iba yumutse imbere, ifitemo ya mihore y'umweru yego, ariko noneho bikaba bifite ingaruka nyinshi cyane ku mubiri wacu, bikaba bituma ushobora kugira ikibazo mu mara, ukaba ushobora no kuba wagira kanseri y'amara. Murumva ko rero ni ibintu biba bigomba kwitonderwa. Impamvu ziba zitera ibyo bibazo ni ukuvuga ngo haba harimo amavuta menshi atuma igogorwa rigenda nabi kandi agatera kubyimba mu nda. Ikindi, iriya fu y'ifarini iba ifite fibre nkeya ishobora gutera constipation. Hanyuma ikindi nanone gishobora gutera ibibazo, ibirungo byinshi bishobora kurakaza amara no gutera icyo bita acidite. Yo idatetswe neza rero ishobora gutera indwara zituruka ku biribwa, aribyo bita uburozi bw'ibiryo cyangwa se food poisoning. Ukuntu rero ushobora kubyirinda, ugomba kwirinda kuyikoresha kenshi, cyangwa se ukaba wahitamo nk'inkoko itetse mu buryo bwo kotswa aribyo bita grille, cyangwa se ugakoresha amavuta mashya kandi makeya, hanyuma ukayijyanisha n'imboga nyinshi zifite fibre. Ubwo ni bwo buryo bwo kwirinda icyo kibazo kugira ngo kibashe kukorohera n'amara yawe abashe gukora neza. Ikindi kintu rero twabonye hano bakunzi b'Isaro Life TV abashakashatsi bavuze ni ikintu bita sosiso. Sosiso ku batazizi ni inyama ziba zitunganyijwe, bakazisya bakazivanga n'ibirungo ndetse n'akunyu, bakaba bashyiraho n'ibindi bintu by'inyongeramusaruro aribyo bita preservative, hanyuma zigashyirwa mu ruhu rw'inyama. Ibyo rero nabyo kubikoresha kenshi bishobora gutera ibibazo mu mara. Niyo mpamvu rero nahuye nabyo ndavuga ntabwo nanjye mbabwira ibyiza gusa, ngomba no kubabwira ibindi bintu mushobora kwirinda bakunzi b'Isaro Life TV kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza. Nabwo ni ikintu nzakubitana nacyo cyose gishobora gutuma umurayifu amera neza, nzajya nkibazanira mwenanirwe ariko mwakibonye. Iyi sosiso rero ingaruka iba ifite ku mara, ziba zifite ibinure byinshi bishobora gutera kubyimba mu nda no kuribwa mu nda, n'umunyu mwinshi ushobora gutera igogorwa rigenda nabi.
hanyuma bya bintu baba bakoresheje haba harimo nitrate zishobora kugira ingaruka mbi igihe kirambye. Ushobora kuzikoresha wenda tuvuga nk'uyu munsi, ariko wenda ikibazo kigashobora kuza nko mu mezi nk'abiri warabikoresheje, ntumenye rero aho wangirikiye. Ikindi rero ziba nazo zifite fibre nkeya, bigatuma igogora rigenda nabi, bigatuma habaho icyo bita constipation cyangwa se impatwe. Uko uba ushobora nabyo kubyirinda rero, ugabanya kurya sosiso kenshi, kandi ugahitamo wenda tuvuga urugero, hari nk'ukuntu bamwe bazikorera zikoze nko mu nkoko cyangwa iki, ushobora kuzigura nko mu supermarket zikiri nshyashya, wowe ubwawe ukaba wabyikorera, kubera yuko uba uzifashe zikiri nshyashya unabyitunganyirije neza, ukongeramo n'ibindi bintu bituma igogora rigenda neza nk'imboga cyangwa ibindi bintu bijyanye n'imboga bituma mu mara hakora neza. Icyo gihe ntago bikugwa nabi cyane, kandi ukirinda gukoresha umurengera wabyo. Ikindi kandi uba ugomba kunywa amazi menshi ahagije kugira ngo ubashe kunetraliza bya bintu wakoresheje. Bakunzi b'Isaro Life TV rero banavuze ntago nabirengagiza, ngomba kubibaciraho ku mayange kugira ngo mutazajya muvuga ngo twariye neza, ngo ibingibi ngo birasirimutse. Oya, ntago bisirimutse, kuko uramutse ubikoresheje nabi uba uri kwishyira mu kaga, ugasanga amara yawe ntagikora neza, hakaba hazamo n'utuntu tw'utubyimba, cyangwa se ugasanga amara yarababutse, bikaba byatuma ugubwa nabi, ugasanga ubuzima bwawe bugiye mu kaga. Ikindi rero bakunze b'Isaro Life TV, nabateguriye ku mugati w'umweru. Umugati w'umweru rero nawo, ikibazo rero cyo ku mugati w'umweru nawo ugira ingaruka ku mara, biterwa n'uko ifarini bawukoramo cyangwa se ifu y'ingano iba yatunganyijwe cyane, igakorwamo fibre nyinshi n'intungamubiri. Kurya uwo mugati kenshi rero bishobora kugira ingaruka ku mikorere y'amara. Bakunze b'Isaro Life TV rero, icyo kintu nacyo mba ngomba kukibibutsa, kubera ko abantu benshi mu buzima bwa buri munsi, cyangwa se ugasanga abana buri mwana buri munsi arafata umugati. Ibi ngibi muba mugomba kubyitondera cyane, mukamenya ingaruka zabyo. Impamvu rero ushobora guhungabanya amara, harimo fibre nkeya, bishobora gutera constipation, icyo bita impatwe, cyangwa se kuba wajya mu bwiherero bigoranye. Bishobora gutera kubyimba mu nda, bloating, ukagubwa nabi, cyangwa se bikaba byahindura isukari mu maraso vuba, icyo bita glycemie index iri hejuru, ukagubwa nabi. Hanyuma bishobora no kugabanya bacteria nziza zo mu nda kubera fibre nkeya. Urumva ko rero ni ibintu biba bigomba gukoreshwa byitondewe. Ariko nkaba narigeze kuhakora indi video muri video zanjye, mwasubira inyuma mu mavideo nakoze, mukareba ku mavideo nakoze ku mugati mwiza wuzuye. Umugati wuzuye niwo uba ugomba gukoresha, hanyuma ukaba wakongeraho n'imboga n'imbuto mu mafunguro yawe, ukananywa n'amazi ahagije. Ikindi kandi uba ugomba kwirinda kuwukoresha buri munsi. Bakunzi banjye rero, ni ibintu nabateguriye uyu munsi, mvuga nti abarayifu mugomba kujya mwitondera ibintu runaka. Ndaje njye mbibabwira, nagiye mbabwira ibyiza byinshi, ariko nzajya mbabwira n'ibindi bintu mushobora gukoraho attention kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza. Bakunzi banjye rero b'Isaro TV, nahangaha ngarukiye, ariko ko wagejeje iyi video ku musozo ndamushimira cyane, kubera ko nimwe mutuma nongera gukora ibyo mba nabateguriye, kubera courage muba mwampaye. Bakunze b'Isaro Life TV rero, nkaba mbasaba
gukora share, mugashyiraho comment uko muri kubyumva, mugashyiraho n'amarayike kugira ngo n'abandi bibafashe mu buzima bwa buri munsi bakomeze kugubwa neza. Naha nsoreje rero, ndabakunda, naho ubutaha, murakoze.